maze ibikorwa by'uhoraho umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu yongera kubonekera abigishwa bari ku nyanja ya Tiberiya. Dore uko yababonekeye: Simoni Petero na Tomasi ariwe Didimi na Natanayeli w'Ikana ho mu Galileya na bene Zebedeyi n'abandi babiri bo mu bigishwa be bari bateranye. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramusubiza bati tukajyana. Nibwo bagiye mu bwato iryo joro ariko ntibagira icyo baronka. Bugicya Yesu araza ahagarara ku nkombe, nyamara abigishwa be ntibamenya ko ari we. Nuko arababwira ati bahungu mwe, hari ifi mwaronse? Baramusubiza bati habe na busa. Arababwira ati nimurohe urushundura iburyo bw'ubwato muraronka. Bararuroha bananirwa kuruzamura kubera amafi menshi arimo. Nibwo wa mwigishwa Yesu yakundaga abwiye Petero ati ni Nyagasani. Simoni Petero yumvise ko ari Nyagasani akenyera umwambaro we kuko atari yambaye, maze yiroha mu nyanja. Abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rwari rwuzuye amafi, agatsinda ntibari kure y'ubutaka nko mu ntambwe 200. Bageze ku butaka babona umuriro ucanye utazeho ifi n'umugati. Yesu arababwira ati nimuzane kuri ayo mafi mumaze kuroba. Simoni Petero yurira mu bwato maze akururira urushundura ku butaka. Rwarimo amafi manini 153. Nubwo yanganaga atyo bwose urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati nimuze mufungure. Ntihagera n'umwe utinyuka kumubaza aturinde, bari bamenye ko ari Nyagasani. Nuko Yesu araza afata umugati arawubaha n'amafi. Nuko ubwo bwari bubaye ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be aho amariye kuzuka ava mu bapfuye. Bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yohani, urankunda kurusha abangaba? Aramusubiza ati yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira abana b'intama zanjye. Yesu yongera kumubaza ubwa kabiri ati Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero aramusubiza ati yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu ati ragira intama zanjye. Yongera kumubaza ubwa gatatu ati Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda. Nibwo amushubije ati Nyagasani, uzi byose, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye. Ndakubwira ukuri koko, igihe wari ukiri umusore warikenyezaga kandi ukajya aho ushaka, ariko numara gusaza uzatega amaboko undi yagukenyeze kandi akujyana aho udashaka. Yavuze atyo ashaka kumuburira urupfu rumuteze.
ruzahesha Imana ikuzo. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati nkurikira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Pasika nziza. Turacyari mu byishimo bya Pasika, turacyari muri ibyo byishimo Nyagasani yatwujujemo, atsinda urupfu rwacu arutsiratsiza, kandi akaba yaraduhaye ubuzima kandi ni muzima. Dukomeje rero urwo rugendo rwacu rw'ibyishimo, aho Nyagasani akomeje wa mugambi we wo kudukiza, kuduhoza, kudutora bundi bushya. Amasomo matagatifu tuzirikana kuri iki cyumweru araduhamagarira kwimika umugenzo mwiza ariko rimwe na rimwe ugoye, umugenzo wo guhitamo. Nyarwanda yawuvuzeho ko hitamo imara ipfa, ko guhitamo ari ukuzinukwa. Nyagasani rero birumvikana neza ko aduhamagarira kumuhitamo, guhitamo Nyagasani. Yezu akuzwe. Ndagira ngo umwe abanza ashimire mugenzi we ko yahisemo kuza mu misa kuri iki cyumweru. Mubwire ngo wakoze kuza. Yezu akuzwe. Wakoze kuza kuko ndahamya ko hari izindi gahunda, hari n'ibindi bitekerezo byakujyanaga kure, ndetse bikwereka ko wagashoboraga kugira izindi nyungu zirenze. Nyamara Yezu ni muzima, umuhisemo abahisemo byose, kuko umuhisemo ibye bigenda neza bikagira umurongo muzima. Mu isomo rya mbere, Petero n'izindi ntumwa barasubiza bari mu rukiko imbere y'inama nkuru, hahandi Yezu atubwira ngo nibabajyana imbere y'urukiko ntimuzibaze icyo muzasubiza, icyo muzavuga. Roho ubwe azabavugiramo, azabaha icyo muvuga kandi mukivuge neza. Yezu akuzwe. Petero rero n'izindi ntumwa barasubiza ngo tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Abantu kubera iki tutabahitamo? Kubera ko ni ibiremwa by'Imana. Ibintu kubera iki? Ni ibiremwa by'Imana. Tugomba rero kumvira Umuremyi. Tugomba kumvira Umuremyi. Petero afashe icyemezo gikomeye. We n'izindi ntumwa bavuga ijambo ryuje ubutwari bwinshi, ijambo rikomeye rigaragaza ko wagiranye umubano wihariye na Yezu. Uwagiranye umubano wihariye na Yezu agira uko ahitamo. Uwagiranye umubano wihariye na Yezu ntabwo ahitamo ari bya bindi ngo uhiriye mu nzu ngo ntaho adapfunda umutwe. Oya, wahuye na Yezu amuhitamo kandi akajyayo yemye, akajya mu murongo we yirengereye ingaruka zizakurikiraho zose. Mu by'ukuri bavandimwe, kimwe na Petero, dusaba Imana kugira ngo tuyihitemo, kuko amateka y'ibihe, amateka y'abantu, amateka y'ibihugu bitugaragariza ko iyo tutahise mu Imana ntabwo bigenda neza. Iyo Imana twayishyize ku ruhande
bigenda nabi, maze ntabwo bazaba baducira uyu mugani ngo ukora mu nkono ntashye arashyekerwa. Dushobora kubaho ngaho duhitamo ibidahesha Imana icyubahiro, ibitayikuza, ibitayirata, tukabona imigambi yacu igenda icamo, bigenda biba byiza, tugakomeza tukamera nk'aba bandi babetinga, burya ngo baba bari kukubarira. Abahuye nabo barabizi. Iyo duhise mu Imana bigenda neza, tukirinda nyine uyu bacira uyu mugani, kuko aba yarabonye nyine bigenda bicamo, tiko nagize nabi, uriya ko namugiriye nabi, hari icyo nabaye, uriya ko namubeshye sinabonye byaramacinze. Bavandimwe, nta neza, nta cyiza gishobora kuva mu kibi. Dusabe Imana kugira ngo idufashe duhitemo inzira nziza. Nta mahirwe dushobora, ijambo ry'Imana rivuga neza ko nta mahoro y'umunyabyaha. Bavandimwe, minsi ya none nyamara isigaye itubwiriza kumvira abandi bantu n'ibindi bintu, maze tukisanga twabegukiye aho kwegukira Imana. Kandi Pawulo mutagatifu abitubwira neza, hatubwira ngo nitureke Imana itwigarurire, nitureke Imana igenga ubuzima bwacu, niho ibyacu bizagenda neza. Nitureke Imana ihabwe ikuzo mu buzima bwacu, niho tuzagira amahirwe. Kuko ayo mahirwe dushobora kwibwira ngo dufite turi mu byaha, umuririmbyi wa Zaburi ya 36 atubwira ko tudakwiye kurangazwa n'ayo mahirwe, ko ngo avaho nk'uko umuyaga uhuha umukungugu, bisibangana bwangu. Nta mahoro rero y'uwahigitse Imana, nta mahoro y'uwayishyize ku ruhande. Rimwe na rimwe turyoherwa no kumva ikinyoma kikaturyohera, ari ukucyumva cyangwa kukivuga. Nyamara bavandimwe, ngo buriya ngo ntabwo ngo cyicaza umugabo kabiri ku ntebe, kandi ngo nubwo kiryoha ngo ntabwo ngo kirya ubugari. Byumvikana ko rero bavandimwe, amahitamo twagira ya kigabo, ya gitwari, ni uguhitamo Imana mu buzima bwacu. Petero n'izindi ntumwa babituhayemo urugero, kandi barifuza ko twabumvira, twakora nk'uko babigenje, maze wa wundi ushobora kuba arimo agushuka, wa wundi ushobora kuba ari kukubwira ibintu binyuranye n'ivanjiri, kamubwira ngo oya, zuwo nemeye. Dusabe Imana kugira ngo tubashe kumenya guhitamo neza. Ubu butwari bw'intumwa butubera inyigisho, maze natwe mu guhitamo duhitemo igishimisha Imana, duhitemo ikiyikuza, duhitemo bavandimwe igiha Imana icyubahiro. Kuko ubuzima turimo, iyo dushatse kubunyuza ahandi hatari mu Mana, ntabwo biduhira. Mu ivanjiri, ubwihebe, gucika intege, agahinda bitumye Petero n'izindi ntumwa basubira aho babakuye. Petero ndagira ngo turabyibuka neza mu itorwa rye, bamusanze aroba we na Andereya. Noneho Yezu aramubwira ati ngwino nzakugira umurobyi w'abantu. Noneho
kubera ubwihebe, kubera agahinda, kubera gucika ururondogoro rw'urupfu rwa Yezu Kristu umugaba wabo, umugaba wacu, basubiyeyo. Hangaha icyo twakwibaza ni ukumenya, ese njyewe ni ibiki biri gutuma nsubira aho navuye? Ni ibiki biri kunca intege maze bikaba byaba biri kungamburuza kuri yego nabwiye Yezu? Ni ibiki byaba biri kunca intege maze nkaba naba ndi gucika intege, maze simbashe gukurikiza neza icyo nemereye Imana? Nayemereye kuva mu cyaha, nayemereye kukizibukira, kukigendera kure, maze ngashyira mu bikorwa ijambo rya Pawulo mutagatifu, ikibi kinshishe ngihunge. Namwemereye kumukurikira kandi mwemerera kumubera umuhamya. Ni ibiki biri kungamburuza muri ibi bihe? Ese byaba ari bya bindi bya Petero wahakanye Yezu abonye nyine aho ngaho yahata agatwe, ibyo muri kuvuga simbizi, uwo muvuga simuzi, sindi we? Wa mugani ngo iyo amagara aterewe hejuru, umwe asamaye n'undi agasamaye, akaba ari byo biri kudutera ubwoba. Icyubahiro cyacu turi kubona kiri kugwa mu mazi. Abigishwa nk'aba bana ba bene Zebedeyi, ko tubabona bigeze bazana na nyina ngo umwe reka ajye ibumoso undi yicare iburyo, maze rwose bicarane nawe muri iyo ngoma yawe. Byaba ari bya byubahiro byawe se biri kugwa mu mazi? Wa mugore wikundiye wizaniye uri kuguca amazi, wa mugabo wakunze wemeye kwigomwa byose ukamwiyegurira, maze akaba ari kukugaragaza agati. Ba bana se Nyagasani yaguhaye maze bakaba bagutesheje umutwe, bityo bakaba bari gushyira nyine mu manegeka icyubahiro cyawe. Hitamo Yezu. Yaba se ari Natanayeli wa wundi wavuze ko rwose Nazareti nta cyiza cyavayo, nyamara yahura na Yezu yamubwira ngo igihe wari uri munsi y'igiti cy'umutini uri gushakisha mu byanditswe wahanuwe n'abahanuzi, kandi akaba ari njye nakubonaga. Yezu akuzwe. Bavuze n'izindi ntumwa ebyiri. Yohani wanditse ivanjiri ntabwo ari uko ziyobewe, ntabwo yazivuze amazina. Izi ntumwa ebyiri ni wowe nanjye. Ahangaha tuhishyire, natwe rero turashogosheye tujyanye na Petero kuroba. Yezu akuzwe. Natwe dusubiyeyo. Ariko nawe mwigishwa yakundaga, ari nawe uri muri ziriya ntumwa nyine, nawe nyine yari yamanutse, nawe yari yasubiyeyo. Yezu akuzwe. Bavandimwe, kuba turi abakristu, kuba twaremeye gukurikira Yezu, ntabwo ari urukingo rw'ibizatugora, ntabwo ari urukingo rw'ibibazo, ntabwo ari urukingo rw'intambara, ahubwo ni ubuhungiro. Kuba twaremeye Yezu bidufasha no kwegura umutwe muri bya bibazo byacu. Kuba twaremeye Yezu tumenya nyine ko ari we duhungiraho, niwe buhungiro, niwe mahoro. Ubu wabaza buri wese Yezu we yamuvuga uvuze ngo ni umuhoza, ariko ukaba uhora nyine uririra mu myotsi, uririra abahisi n'abagenzi, waba ubeshya. Uvuze ngo ni ubuhungiro bwawe, ariko wabona byakuyobeye ukajya kubaza hahandi, waba ubeshya. Uvuze ngo Yezu wanjye rero ashobora byose, n'ibyawe birimo,
kandi iyo akantu gato gakomye umera nyine nka wa mukecuru wari urambiwe n'ubuzima, yumva ngo iminsi ngo amaze ngo kuyikonoza, ngo yumva ngo rwose yapfa. Ubwo ngubwo abwira Imana rwose ati Nyagasani, tubu ngubu noneho naririmba nkandirimba ya Simewoni, ti rwose noneho sezerera umugaragu wawe. Inkubi birakubise, imaze gukubita umukecuru ati by'ubu rero burya byose bisigaye byumva, ati nivugiraga. Yezu akuzwe. Niba Nyagasani ari ubuhungiro bwanjye, nyine ibingora nibiza nzamuhungiraho. Niba Nyagasani ashobora byose, n'ibyanjye mbishyira muri iyo byose. Ntitujye dusingiza Imana tuvuga ngo ndagusingiza Nyagasani kuko ushobora byose, ariko wahura n'ibikomeye ukavuga ati Nyagasani, nubwo numvise ushobora byose, ariko ibi byo reka nshakire umutahandi nzaba ngaruka. Yezu akuzwe. Rimwe na rimwe Nyagasani tumuhigika muri ubwo buryo, rimwe na rimwe Nyagasani tumushyira ku ruhande muri ubwo buryo. Nyamara dusaba Imana muri iki gitambo cy'Ukarisitiya kugira ngo ituyobore, kandi niba uwiringiye ijosi rimubyarira umwingo, uwiringiye Imana we iramumanira, uwiringiye Imana iramukomeza, uwiringiye Imana imuha byose, uwiringiye Imana imubera hose. Gusa bavandimwe, tumenye ko uwahisemo Imana, uwayiringiye, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, niba twiyemeje gukorera Nyagasani, nidutegurire umutima wacu ibigeragezo. Kuko ngo usoroma ibimusumba agomba kwihanganira nyine n'ibimutokoza mu maso. Niba twiyemeje guhitamo umukiro Nyagasani aduha, tugomba guhitamo kumenya ko hazaza ibitugora byinshi, hazaza abadutoteza nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, hazaza abadufunga bakadufungira mu dutebo runaka, maze bakajya bavuga ngo ubwo runaka aje murekeye aho turavuga agiye, ubwo runaka hageze mube mubiretse, ubwo runaka rero mumushyizemo ubwo mbivuyemo. Ukaba iciro ry'umugani kubera Yezu. Yezu akuzwe. Turahumure, duhumure, twakire ihumure Nyagasani aduha, kuko uwo Nyagasani ahumurije arakomera kandi abidukorera buri munsi. Mu Ivanjiri rero twakomeje tubona abo bagabo b'inkorokoro bisubiriye iyo ngiyo. Tubona ariko Petero wa wundi wahakanye Yezu, wa wundi wamwihakanye bitari inshuro imwe ahubwo inshuro 3, arongera gutorwa, arongera kugira amahirwe yo kuvugururirwa itorwa rye inshuro 3. Muri Petero twibonemo, titwumve ngo twamuteye amabuye yahakanye Yezu, kuko natwe tumuhakana mu buryo bwinshi, natwe tumuhigika kenshi. Nyagasani rero uyu munsi araje atubaza, azi amateka yacu, azi n'ababyeyi bacu, azi n'inkomoko yacu. Niyo mpamvu abwira nyine Simoni mwene Yohani. Ubwo buri wese arashyiraho izina ry'ababyeyi be. Urankunda kurusha. Simoni Petero akagira ngo nyine ni ibisanzwe, ngo si ko ngukunda. Ubwa kabiri, ubwa mbere ahawe abana b'intama, ubwa kabiri urankunda.
siko ngukunda. Bwa gatatu, bwa kabiri n'ubwa gatatu ahawe intama, agizwe umushumba, agizwe umutegeka w'abandi. Yezu akuzwe. Byari bikwiye ko rero kiriya kinegu gikurwaho. Byari bikwiye ko muvandimwe nawe hahandi wahemukiye Imana, hahandi wayigomeye, byari bikwiye, birakwiye ko wongera gucira bugufi Imana ukayibwira ati Nyagasani uzi byose, uzi ko ngukunda, aha naragomye, rimwe, kabiri, gatatu, kane, tukamusanga mu ntebe ya penetensiya. Naho ubundi tuzabaho mu gihiriri, kandi mu ijuru ntabwo bajyayo mu gihiriri. Tugomba kubanza tugatezanura utwo tununga, tukadusiza n'iyo mikuku tukayuzuzamo itaka, maze tugatambuka twemye tugana mu ijuru. Dusabe Nyagasani muri igitambo cy'Ukarisitiya kugira ngo atumurikire, aduhe ingabire yo kumukomeraho, kuko umukomeyeho arakomera, umwiringiye nta mwara. Kandi twirinde nyine kwibeshya, twirinde kwibeshya mu ihitamo ryacu, kuko niduhitamo bazaducira uyu mugani ko ngo wica kuwagucunguye maze ugacungwa n'iminsi kwicayeho. Wica kuwagucunguye ugacungwa n'iminsi ikwicayeho. Byumvikana ko bavandimwe, iyo duhisemo ibindi, iyo duhisemo abandi, ntabwo bitubyarira umugisha. Iyo duhisemo ibindi, ahubwo bitubyarira amaherere n'ibyago. Iyo duhisemo abandi, kuko ni ibiremwa, baba bazatambuka, ariko duhitemo Nyagasani kuko nuhoraho. Nyagasani twemere. Mwabonye intumwa ukuntu ngo zasohotse mu nama zishimye kandi zimaze guhondagurwa, bamaze kuzinogonora, barazikubise, ariko zisohotse zishimye, ngo kubera ko zigize uruhare mu gutotezwa kubera Yezu. Ese muvandimwe we bigutera ishema kangahe iyo utotejwe, uzira ukuri wavuze, uzira icyiza wakoze? Bigutera ishema, cyangwa utangira uvuga ngo ariko koko ubanza iyi Imana itwuhura, ubanza iyi Imana itubeshya, ubanza ibyayo atari byo? Bavandimwe, Imana yacu ntitwuhura, Imana yacu si ingome, iraduherekeza n'iyo twagejejweyo. Dusabe Imana rero kuri uyu munsi tuzirikana n'akamaro k'ijambo ry'Imana, kugira ngo iryo jambo ryayo ridutunge, ritubesheho, maze tube ba bandi bazareba maze bakabacira uyu mugani ngo inkware y'inyabugingo itura itongo ry'uwayihigaga. Bajye bakureba bavuge kuriya muntu ko tuzi ko ntacyo ariho, kuki ahora n'ibyishimo, abikura he? Maze twebwe dufite ibyacu, twebwe dufite iki, twe dufite aho tuba, tugize gute, ariko tukaba twumva nta mahoro dufite. Uriya muntu abikura he? Inkware y'inyabugingo itura itongo ry'uwayihigaga, ikaribamo kandi rihahandi. Yezu akuzwe. Dusabe rero Nyagasani kugira ngo adufashe, aduhe imbaraga, tubashe kumurangamira mu buzima bwacu, tubashe kuba intwari, kuko ubutwari n'ubugwari buriya ngo ni amagambo abiri avukana, muyumve neza. Murumva ko
ni ugukuramo inyuguti imwe gusa, ahari ta ukashyira ga, igahita biba ubugwari cyangwa ubutwari. Ayo magambo aravukana. Tuyitondere rero, ditemo twebwe ubutwari, maze tube intwari. Ni nacyo Pawulo mutagatifu ashishikariza umwana we Timote, aho amubwira ati nituba intwari tuzima ingoma hamwe nawe. Kandi tukibuka ko ntawe uba intwari atatabaye, ntawe uvugwa ko ari intwari atarwanye, kandi nta n'utabarwa atatewe. Baba baje gukora iki? Dukenyere rero, dukomeze, maze duhange amaso Imana, tuyiringire kuko niyo buzima bwacu, maze natwe igihe cyose twayigomeye, igihe cyose twagize amahitamo atari meza, tuyikubita imbere, twongere tuyibwire tuti Nyagasani, nubwo nacumuye, nubwo nakugomeye, uzi byose, uzi ko gukunda. Bityo ubu buzima bwacu niho bwazagira icyanga, ubu buzima bwacu niho bwazagana mu ijuru, maze turangamiye uwo mwami udukunda, uwo mwami udukomeza. Tuzafashwa guhitamo n'iki rero? Tuzafashwa guhitamo no kubana n'uwo duhitamo. Dusenga isengesho tukarigira inkingi mwikorezi mu buzima bwacu, kuko nitudahitamo ngo tujye dusenga, ntabwo tuzaronka imbaraga, ntabwo tuzumva icyo Nyagasani atubwira, ntabwo tuzumva icyo atwereka. Ariko nidusenga, nitumukomeraho mu isengesho, bizagenda neza, kuko iryo sengesho tuzarironkeramo imbaraga zo kugira neza, turironkeremo imbaraga zo kwihangana, yewe rinakureho bya bindi biturangaza, bya bindi biduca intege byose, bya bindi bitubuza amahoro, maze ubuzima koko turimo bubashe kugira icyanga, maze ubwo bwiza n'abandi baburonkeho. Akayamvugo ngo uw'Imana yasize umunyu bose baramurigata. Dusaba Imana rero kugira ngo tubeho tuyibereyeho, ariko tubereyeho na bagenzi bacu, kuko Yohani atubwira ko tudashobora kuvuga ngo dukunda Imana twanga mugenzi wacu tubona n'amaso. Dukunda Imana rero mu bwami bwayo, tuyikunde kuko ariyo yo guharirwa ikuzo n'ibisingizo, ariko tuyikunde no muri mugenzi wacu. Twumve ko umuruho wa mugenzi wanjye, ikibazo cya mugenzi wanjye kigomba kumpibibikanya, kikambuza amahoro, kikaba icyanjye. Nibwo koko byasangira buzima tuvuga rizaba ribaye ryo, niho tuzaba tubana koko turi abavandimwe. Wa mwambaro Nyagasani yatwambitse muri batisimu, turi abavandimwe. Ongera ubaze uwo muvandimwe niba akibyibuka, ese uribuka ko uri umuvandimwe wanjye? Mubaze. Sinzi niba babasubije. Yezu akuzwe, Yezu akuzwe. Uwo nguwo ubajije, wenda muraza guhurira hariya mu muhanda, muhurire Nyabugogo se, muhurire mu isoko, umubwira ati waramutse, uri kumva? Yego. Bundi rwose ubuvandimwe Kristo yaduhaye burenze imbibi, burenze imipaka, burenze ibindi byose twashingiraho. Yezu yaduhaye ubukungu buruta byose, yaduhaye ubuvandimwe. Tubisabirane rero muri itambo cy'Ukaristiya kugira ngo mu kumuhitamo tumuhitemo koko, duhitemo Yezu, maze tumere nka wa muryango wa wundi nigeze mbabwira wari ugiriwe ubuntu bwo kugira abashyitsi, mu gihe abandi babatinya bakanga ko bagera n'iwabo, bo bagize amahirwe, maze bagendererwa n'abagabo 3 ariko bifuzaga icumbi ry'umuntu umwe.
yari umugabo rero Mafaranga, undi yitwa Bukungu, undi yitwa Rukundo. Maze bari kugenda bagera ku rugo, maze bifuza nyine ko umwe yacumbikirwa, maze bakajya gushaka icumba ahandi. Barakomanga, maze umudamu araza, baramubwira ati rwose turi gushaka icumbi, ariko ni iry'umuntu umwe, muri uku tubona ni umwe dushaka ko mudufasha mucumbikire, maze abandi turakomeza dushakisha. Rero hari Mafaranga, hari Bukungu ndetse hari na Rukundo, muratoranyamo umwe aba ari we mucumbikira. Maze uwo mudamu yinjiye mu nzu, ababwiye umugabo ati sheri rwose tugize amahirwe, ati tuwanza rwose ya mafaranga twari turi gushaka ya kode twari twabuze ubanza abonetse, noneho umugabo ariko tuzi ko ari byo harimo amafaranga, ati rwose twamucumbikira. Umudamu arongera aribuka ati ariko se buriya Bukungu harimo n'intungo buriya yaduha ubundi n'ayo mafaranga akaziramo. Umwana bumvaga mu cyumba abaraje, ariko papa numvise muri kujya impaka mu mahitamo, byabayobeye muri guhitamo ngo Mafaranga Bukungu kandi hasigaye Rukundo. Muhitamo uwo Rukundo kuko muri duke dufite ntabwo tuzaturyaniramo, muri duke dufite tuzatugiriramo ineza, maze abandi batwunganire. Tari kuzi ko iyi nama y'uyu mwana ari nziza, abo ni ababyeyi. Maze biyemeza kwakira Rukundo, bagiye kumubwira ati Rukundo rero ni wowe twanzuye ko turi bucumbikire, ubwo abandi murajya gushakaho mucumbika. Ubwo Rukundo aje atera intambwe imwe, Mafaranga aramukurikira ndetse na Bukungu. Ubwo uwo mudamu nyine yibajije uko ari buze kubwira umugabo ko yakiriye batatu kandi yavuze umwe, ababajije ati twebwe rero nyine aho Rukundo yageze n'Amafaranga na Bukungu ntabwo dusigara, singe wahera. Kugeza n'ubu ngubu uwo muryango uratuye, uratekanye, kandi ari ibintu warabironse, ari Bukungu ari Mafaranga sinakubwira, muzajye kumusura singe wahera. Turagushimiye Mana mubyeyi wacu, wo duhaye kuri iki cyumweru umukoro wo gushishikarira kumenya kuguhitamo. Nyagasani uwaguhisemo arakomera, uwaguhisemo nta mwara, uwaguhisemo nta serera, uwaguhisemo aronka amahoro. Nyagasani uwaguhisemo nubwo yahura n'intambara, ibyishimo umuha biba bimuhagije. Uwaguhisemo nubwo yahura n'ibibazo, nubwo yahura n'ibitotezo, umubwiriza umwereka ko watotejwe biruta ibindi, maze agakomera. Nyagasani duha imbaraga zo kwirinda kugamburuzwa n'ibyo duhura nabyo, dutere iyo ntambwe ya mbere yo kuguhitamo, maze nka Petero natwe turangurure tuti Nyagasani uzi byose, uzi ko tugukunda, twaguhisemo, twarakwemeye kandi tuzagukomeraho. Maze uturinde gusubira iyo twavuye, uturinde gucika intege, uturinde kokamwa n'agahinda, intege nke, tukurangamire mu isengesho. Nyagasani turinde intege nke mu isengesho, uduhe gukunda ijambo ryawe, maze ridutunge ritubesheho, kuko muri ryo utugira inama, utumurikira kandi ukayobora, ugasobanura n'ibidasobanutse. Nyagasani twagira wowe ngwino twiyoborere, wowe ubaho gateka iteka ryose. Amen.